indangagaciro, ethics and morals, moral value twavana muri ibyo byanditswe. Uko ibyo nibyo bidefayinga mwarimu cyangwa se umukozi Imana uri ready, umukandida Imana yahita uko ikoresha aho hantu akorera. Tuhere kuri group 1 cyangwa se itsinda rya mbere. Turashaka kureba indangagaciro cyangwa se imico dukwiriye kwigira muri ibyo byanditswe Imana ishaka ko tugaragaza mu buzima bwacu bwa buri munsi. So ibyanditswe by'aba group 1 Abafilipi ibice 3 baranda kugera aho dutanguranwa ngo mpabwe ingurano zo guhamagara kw'Imana muri Kristo Yesu kwavuye mu ijuru. Ikindi cyanditswe Aramutse nk'uko umuyobozi yabivuze mu ijambo rya mbere value twakuyemo tugomba guharanira kugeza umunyeshuri ku burezi bufite ireme igihugu cyifuza ndetse n'Imana ikeneye. Itsinda rya kabiri yitwa Bw'Ukuri dukunda. Aho ngaho twabonyemo indangagaciro yo kugira gahunda no kubahiriza igihe mu byo dukora byose. Basanze hariya dukwiye gukoresha ubwenge mu byo dukora byose, tugashishoza, tukirinda guhubuka, tukihangana, tugatekereza cyane ku byo tugiye gufata mu cyemezo. Icya mbere twabonye ko dukwiye kugira ukwizera no kwihangana. Dukwiye gutoza abana, tukabatoza gusoma ijambo ry'Imana. Urero arahinyurwa. Twabonye ko umuntu w'umukene igihe icyo ari cyo cyose abahinyutse mu maso y'abantu. Aha ngaha twabonyemo agace kavuga ko tugomba kurwanya ikintu bita ubukene kikava hagati muri twebwe, cyane ko na Bibiliya harahivuga ngo iteka ryose umukene avuga yihonga. Twabonyemo indangagaciro tugomba kugira ko hari icya mbere ku bunyangamugayo, integrity. Twabonyemo kandi kwizerwa, guharanira kudatakarizwa icyizere. Mubagirira nama. Aha twakuyemo indangagaciro yo gukundana ndetse no kubahana. Icya kabiri, nk'uko uriya murongo usoza, dukwiriye gushaka ibya Kristo. twasanze tugomba kugira indangagaciro yo gufashanya. Twabonye ko turi abakozi b'Imana. Mu makarasi turimo turi abakozi b'Imana. Neza buri wese mu kazi ke mu byo ashinzwe akagaragariza imico myiza abamugana. Data mu izina rya Yesu turagushima kuri Imana yacu, uri Imana y'agakiza kacu, uri Imana y'ibyiringiro byacu. Tugushimiye yuko waduhamagariye gukora umurimo muri Authentic International Academy. Mwami, hari icyo wavuze kuri uyu murimo ubwo wamusaga intumwa Dr. Paul Gitwaza ukamuha iyerekwa rya Authentic One Ministry, muri ryo ugashyiramo mission ya education, uburezi bw'ukuri. Hari icyo warugambiriye umuhamagara, nicyo tugira ngo natwe tubwire kugira ngo dukore icyo wamuhamagariye, kugira ngo tubereho icyo ushaka uzakora mu burezi bw'ukuri, kugira ngo isi muri rusange ihinduke, u Rwanda by'umwihariko rujye ruririmba ngo twabonye uburezi bw'ukuri. Turi aha ngaha mvuge rimwe, ariko wowe wumvisha imitima y'abumva inshuro nyinshi cyane. Urakoze mu izina rya Yesu ngo tubyambashe. Amen. Mu gusobanura imisozi irindwi y'impinduka, ikibazo ni iki? Dufite abantu bize cyane ariko batuzi umwuka w'iki w'Imana. Isi ikeneye abayobozi b'abahanga bafite ubwenge n'ubuhanga ariko buzuye umwuka w'iki w'Imana. Ibibazo isi ifite uyu munsi bishingiye ku bayobozi bafite ubwenge, bafite ubuhanga ariko badafite umwuka w'iki w'Imana. Tudasenga ngo abana twigisha buzure umwuka w'iki w'Imana.
ubutinganyi bwarabaye itegeko no kumugaragara. Kugira ngo dutoreze abana kuba ku musozi w'ubuyobozi, tugomba kubaha inshingano bakiri bato. Ubutunzi abana bafite mu buhe munsi ni amanota. Umwana tugomba kumutoza kubona amanota yagize ute, yavutse, yabikoreye. Ubundi umwana w'umutantike, umunyeshuri w'umutantike, authentic graduates, agomba kuba ari brilliant muri knowledge, akaba ari example muri character, kandi akaba ari needed muri practical skills. Uburezi bw'ukuri bwuzuye mu kuba umwana twamupakiye ibintu byinshi, nubwo ababyeyi byo bagira ute bashaka. Ntabwo uburezi bw'ukuri bushingiye ko umwana yabonye amanota 90% ayakuye mu kumemoriza, mu gufata mu mutwe gusa. Uburezi bw'ukuri bushingiye ku kuzura umwuka w'Imana, bushingiye ku kugira ubwenge, bushingiye ku kugira kumva no gusobanukirwa, bushingiye kugira ubuhanga, kandi bwa buhanga bugatwara kugushyira hehe mu bikorwa. Mureke mbabwire, ntabwo kwigisha umwana ijambo ry'Imana byatuma bumuswa, kuko iyo amaze kuzura umwuka w'Imana, Imana ubwayo mu iki ubwenge.